ndagusaba kugira ngo ube watera inkunga hano kuri Vinky Empire. Ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe maze dukomeze tugendere mu bindi bikorwa byose turi kubagezaho umunsi ku munsi. Murabizi ko iyi ngiyi ari channel yonyine ikozaho behind the scenes z'ubwenge, ndetse ariyo channel yonyine kugezaho utuntu tumeze neza kuri filime yacu Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo batange ibitekerezo byawe umbwire ukuntu wimva kuri filime yacu Ibanga. Niba ukunda Ibanga, ndagusaba kugira ngo ihangane iminota 20 zonyine ubundi tuganire kuri filime yacu Ibanga, tuyive imuzi n'imuzingo. Ese guys, Yves wowe umutekereza nk'iki? Ese guys, Yves umutekereza nk'iki? Ese ubona Yves akwiriye kuba muri society nyarwanda? Ese ubona Yves ibikorwa byose bari gukora Niyori ataba arimo kurengerera? Ese ubona Yves akwiriye iki kugira ngo ashire hasi urwango afitiye Niyori? Ese guys, ubona Yves kugira ngo abe yacururuka areke kuba yarakara Niyori nkaho ari we watumye ataba yatsindira Nyambo, ubona ari yihe? Ese guys, noneho wowe utekereje usanga Yves kuba yarashimuse Niyori ubona ari bwo buryo bwonyine bwo kugira ngo abe yatsindira umutima wa Nyambo? Ese ubona bishoboka kugira ngo Yves abe yatsindira umutima wa Nyambo? Ese guys, uyo wibaza ko Nyambo namara kumenya neza ko ibi byose byabaye ari Yves biri inyuma, wowe utekereza ko noneho Yves azongera no kurebwa mu maso? Ese guys, Niyori naramuka ahamagaye mu cyari wabo, ubona Yves azazi barazerekeje he? Niyori ubu ngubu tuvugana asigaye apanga umupango kuba yacika akareba ahandi ahantu ajya. Niyori asigaye afite imipango myinshi zo kuba yatoroka Yves akigira ahandi hantu harenze hano hari. Niyori asigaye agira imitwe myinshi ku buryo aba ashaka no kuba yatoroka ariko akabura inzira yabinyuzamo. Ese guys, umunsi Yves bino bintu byamurangiranye mubona azakora iki? Umunsi Yves Niyori azaba yamutorotse akareba ahandi hantu ajya kuba, utekereza ko Yves azakora iki? Ubu ngubu tuvugana Yves amahirwe yo kuba yongera kuba yahura na Nyambo ari mu marembera. Amahirwe yo kuba Yves yongera kuba yahura na Nyambo arabaze. Yves turabizi bino byose byo ari gukora ni ukugira ngo abone ko Nyambo yapfa kumwemera. Turabizi ko bino Yves bari gukora yano mafoto yose bari gukora umunsi ku munsi ni ukugira ngo arebe ko Nyambo yapfa kumwemerera urukundo. Kandi turabizi ko Nyambo umuntu wakunda cyane birenze kurenza abandi bose bari ku isi. Turabizi ko uburyo yemeramo Niyori, turabizi uburyo yemeramo Niyori ku buryo nta n'undi muntu n'umwe aba yifuza kubona iruhande rwe. Ese guys, Yves kuri ino nshuro yaba agiye gukundwa nawe? Ese muri kubona Yves wazakundwa gute kandi mu gihe Nyambo ari mu kababaro Yves nawe yamugiye kure? Ese wowe utekereje ko Yves yakoze ifuti ryo kuba yashimuta Niyori noneho agakora n'irindi kosa ryo kuba yashimuta Niyori yarangiza agasiga Nyambo mu cyaro ari mu kababaro? Utekereza aho ngaho ko yakoze igikorwa cy'abagabo? Ese guys, Yves yaba ashaka kugira ngo akundwe na Nyambo ntiyakabaye yaragumye mu cyaro agasigara ari kumuhumuriza? Ese guys, ubona Yves azakundwa mu gihe Nyambo azaba yiyakiye ko Niyori yabuze? Ese guys, utekereza ko Yves nasubira mu cyaro, utekereza ko umutima wa Nyambo uzahita ujya kuri Yves gusa? Guys, wowe icyo ngusaba ni ukuba wakora subscribe hano kuri Vinky Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Ese guys, wowe iyo utekereje ko Niyori yabonetse utekereza ko Yves azakora iki? Ese utekereza ko Yves azazi barazerekeza mu gihe Niyori yaba yagarutse mu cyaro? Guys, turabizi ko Nyambo uburyo yemeramo Niyori atamuhereza. Tereza nabo bategereje ari aho ngaho
ngabo n'umuhungu we, ariko ibintu byabaye ibindi Yves yarabifashe abishyira ku rundi rwego ku buryo wagira ngo Niyori amurimo ikintu cy'ideni gihambaye ku buryo yamushimuta akajya kumubesha ahantu ha wenyine akava mu muryango we. Ese guys, Yves wowe itekereje ubona akwiriye imbabazi? Ndagusaba ibitekerezo byawe. Ubona Yves akwiriye imbabazi ku buryo noneho yazihabwa? Icyo ngusaba ni uko watanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wumva kuri Filime Yacu Ibanga. Kandi ikindi cya kabiri musaba ni uko waba umunyamuryango wa 20K Empire ukora subscribe kugira ngo tujye tujyana mu bindi bikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Ese guys, twigarukiye kuri Jojo ndetse na Gahima wiwe ndetse na Nyambo ndetse na Yves uriya muryango wabo, ubona hatarimo inyatsi? Ese ubona kwa Gahima hataraguye umuzimu? Ese guys, ko tuzi neza ko Gahima hari undi mubano afitanye na Dede, kandi tukaba tuzi ko Dede aziranye na Yves za hafi, kandi tukaba tuzi ko bino bintu byo gushimuta Niyori Dede nawe biri inyuma. Ese guys, wowe nutekereza ko Gahima afitanye umubano na Dede, ugatekereza ko Yves aziranye na Dede za hafi, kandi tukaba tuzi ko Yves ari washimuse Niyori. Ese guys, utekereza ko nibaza kumenya neza ko washimuse Niyori ari Yves, kandi bakaza no kumenya ko ari inshuti magara na Dede, kandi Dede akaba azi imipango ya Yves, kandi tukaba tuzi ko Gahima nawe afite n'undi mubano we na Dede. Ese utekereza ko ibintu byose na Gahima atazabyisangamo mu byo gushimuta Niyori? Ese guys, utekereza ko Gahima hari ahandi hantu yabicikira mu byo gushimuta Niyori, kandi nawe azi neza ko igiturage cyose kimaze kumenya ko Gahima afitanye umubano we na Dede? Guys, icyo ngusaba ni ukuba atanga ibitekerezo ubundi ukambwira ukuntu wumva kuri Filime Yacu Ibanga. Ese guys, utekereza iki mu gihe Jojo azaba amenyeje ukuri kose ku biri inyuma ko Dede afitanye umubano na Gahima? Utekereza iki ko yakora iki mu gihe ayamenyeje ukuri kose ko Dede asigaye yibetawe n'umugabo we, bakareba ukuntu ubwo yigenza hirya no hino? Ese guys, utekereza iki mu gihe noneho Yves wazaba yamenwe neza ko ibi byose akora, ndetse no kuba Nyambo yari agiye kumuhuza na Dede ngawe yamubonera umukunzi, bakaba baziranye na mbere hose no kuba baraniganye? Ese utekereza ko noneho Yves amahirwe yo kuba yongera kuba yavugisha Nyambo bakaba inshuti, bakareba ikindi kintu bakorana? Ese utekereza ko ayo mahirwe yose atazaba apfuye ubusa? Yves agenda aterera amahirwe yose inyoni abonye kuri Nyambo akagenda ayata inyuma. Yves akomeza kugenda yihemukira birenze. Nyambo ntabwo tuzi ko yemera kuba yabana n'umuntu w'umwicanyi ndetse umuntu ushimuta abantu. Ntabwo tuzi ko Nyambo icyo kintu iryo kosa yarikora ryo kongera kuba inshuti na Yves. Ese guys, twigarukiye mu mujyi wacu, tukigarukira kwa Kiramani ndetse na mama we. Ese mama Kiramani ndetse na papa Kiramani ndetse na Kiramani, wowe ubatekerezaho iki? Ese Filime Yacu Ibanga ubona hari ikindi kintu kiburamo ku buryo watubwira tukakigaruramo? Icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ikintu kiba kiri kubura muri Filime Yacu Ibanga. Sasa murabizi ko size ubu ngubu tugezemo, turabizi ko Kiramani yamaze kuba yarya umwanda. Kiramani yamaze kuba yishyiramo igikorwa cya mbere cyo kuba yashakisha Tereza ku bibi no ku bwiza. Turabizi ko Kiramani yamaze kuba yiha inshingano zo kuba yahiga Tereza paka mubonye hafi, kandi turabizi ko amahirwe make yahari. Kiramani namara kubona Tereza, ibintu byose byatekereza bizahita birangira. Kiramani tumaze kumenya ko igikorwa cya mbere yikorera ni icyo kuba yirimburira ubuzima bwiza abayemo.
Kiramani igikorwa amaze iminsi ari kwikorera ni icyo kuba yafata ubuzima bwe akabushira undi muntu, kandi Kiramani turabizi ko nawe ataramenya ukuri ntabwo ajya apfa kwizima. Kiramani turabizi ko natamenya ukuri kose kubiri inyuma kwa Tereza ntabwo azapfa kuva kwizima. Kiramani akomeza kuba yahatiriza kuba yabona Tereza, kandi turabizi gukomeza guhatiriza kubona Tereza niko kuba yarimbura ubuzima bwe abayemo kino gihe. Kiramani akomeza kuba yahatirizwa kuba yashakisha Tereza, kandi ntabwo azi Tereza ikintu asobanuye ku buzima bwe. Mama Kiramani nawe akomeza kuba yashakisha uburyo azabona uriya mukecuru Tereza, kandi Mama Kiramani nawe ntabwo azi imikino zaba arimo gukina. Mama Kiramani turabizi ko ari uzabibabariramo cyane birenze. Mama Kiramani ukomeza kwishyiramo amakode yo kuba yashakisha Tereza, kandi tukaba tuzi ko ingaruka zose zizagaruka kuri Mama Kiramani. Ese utekereza ko Mama Kiramani ibikorwa byose byari gukora umunsi ku munsi atari we bizagaruka ndetse akabiho n'ababara kurenza abandi bose? Guys, wowe icyo ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu bayumva kuri Filmatic Banga. Ikindi ngusaba ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagenda muri ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko muri abantu b'intwari hano kuri Vink Empire. Guys, ese Mama Kiramani ese utekereza ko namara kumenya ukuri azakora iki? Ese Papa Kiramani we kugira ngo ukuri kutazaje hanze, wowe utekereza ko Papa Kiramani hari ikindi gikorwa yakora kugira ngo kuno kuri kuzapfukiranwe kutazagera hanze? Ese ubona bishoboka ko kuno kuri ko aguma mu mabiko mu gihe bishyizemo amakode yo kuba bamushakisha mpaka bamubonye? Ese ubona Papa Kiramani hari ubundi buhigiro afite bwo kuba yashaka ukuntu ashingura icyaha yakoze mu minsi zashize? Ese ubona Papa Kiramani hari ubundi buryo yabonamo Tereza akamubona bwa mbere nta wundi muntu umubonye? Guys, turabizi ko bigoye kugira ngo abe yabona Tereza bwa mbere kurenza abandi. Turabizi ko bigoye ko Papa Kiramani yabona Tereza, kandi tuzi uburyo Kiramani nawe yabishegeye cyane ku buryo ashaka kumubona kurenza abandi bantu bose. Guys, icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana behind the scenes yose ziba ari guca hano kuri Vink Empire. Cya kabiri ngusaba ni ukuba utabura kuri episode ikurikira kuri filime yacu Ibanga. Guys, turabizi ko Egide yamaze kuba yahaga umwana wa Annette. Turabizi ko Egide yamaze kuba yabwira Ani ko yakuramo inda ubundi bakaho ubuzima busanzwe, kandi turabizi ko uriya mwana we anatwite atari uwa Egide, kandi tukaba tuzi ko na Rufe ise w'umwana aba ashaka kugira ngo amurye akiri mu nda. Ese guys, utekereza ko Ani kuri ino nshuro imyanzuro uzafata ni izihe? Ese kubona abantu bose bayamwigiragaho ngo baramukunda bose tukaba turi kubona bari kumusiga mu mage, utekereza ko Ani kano kanya umwanzuro uzafata ku mwana we, utekereza ko uwo mwanzuro ari uwuhe? Ani turabizi ko ari umuntu ugira umutima ukomeye, turabizi ko buri gikorwa cyose kije yaba ikibi yaba ikiza yabasha kugihanduringa. Ese guys, wowe utekereza ko Ani azemera imigambi mibi ya Egide akemera agakuramo inda kandi umwana nta n'ikindi cyaha yakoze? Ese guys, utekereza ko Ani azemera izindi migambi mibisha ya Rufendeke zo kuba yagurisha umwana akamushingira undi muntu, kandi azi neza ko uwo nguwo atari batigeze baryamana ndetse batigeze n'umunsi n'umwe baganira kuri iki gikorwa cyo kuba baryamana? Ese utekereza ko Ani icyo gikorwa yagikora? Guys, turabizi ko agira umutima mwiza, turabizi ko Ani atari umuntu uri aho ngaho uciriritse ku buryo yabasha kubeshera undi muntu, ari kubona bamutinda bamwihakanye. Ese guys, utekereza ko Ani kuri ino nshuro afite gufata uguhe mwanzuro? Ese azemera gurisha umwana cyangwa azemera kurema inda?
ese guys utekereza ko noneho Ani ko tubona abantu bose bamutereranye, utekereza ko namara kwemera akabyara uriya mwana akamurera, utekereza ko uriya mwana azamukoresha iki? Guys, wowe icyo ngusaba ni ukuba wakurikirana ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri ngusaba ni ukuba wakora subscribe niba utarakora subscribe hano kuri Vinkimpa, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi ngusaba ni ukuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, turabizi ko Ani afite umutima wo kuba yarera uriya mwana, kandi turabizi ko azabikora, kandi turabizi ko nta mutima mubi ku buryo yashingira undi muntu umwana. Kiramani nawe na Queen byabo ntabwo tuzi iyo byagarukiye, Soso ndetse na Egide ntabwo tuzi ko Egide none kuri no nshuro umwanzuro azafata ari uwo kuba yasanga Soso agasiga Ani utwite. Ntabwo tuzi ko ndetse na Kiramani nawe ubu ngubu tuvugana, ntabwo tuzi niba Queen yabasha kuba yahitamo Kiramani akareka undi mukunzi uri hanze. Ntabwo tuzi ko Kiramani nawe urukundo akundamo Queen yabasha kuba yamuha atanamuhisemo, kandi turabizi ko Kiramani afite aho ahuriye n'umukunzi wa Queen. Ese guys, filime yacu Ibanga ubona iri kugana he? Ese ubona biri gucura iki? Ese ubona filime yacu Ibanga uzabasha kuyisobanukirwa ryari? Guys, cyo ngusaba no kwatanga ibitekerezo byawe ukambwira ukuntu wumva kuri filime yacu Ibanga. Filime yacu Ibanga ni filime icanganye cyane. Filime yacu Ibanga ni filime buri muntu wese areba ikagenda imucangacanga, buri kintu cyose kigenda kiba kimucanze. Ariko turabizi ko ikintu cya mbere kitaducanga muri filime yacu Ibanga, turabizi ko Nyambo akunda Niyori. Ikindi cya kabiri kitaducanga ni uko tuzi ko Tereza akunda Niyori, kandi tukaba tuzi ko Niyori afite impanga yitwa Kiramani. Uko niko kuri tumaze kumenya muri filime yacu Ibanga. Ukundi kuri tutazi ni ukuba twamenya umukunzi wa Kiramani, umukunzi wa Queen uwariwe, ndetse n'ahatuye, ndetse n'icyo akora, ndetse n'ahavuka. Guys, turabizi ko filime yacu Ibanga umunsi umwe muzayisobanukirwa. Mwebwe icyo mbasaba ni ukuba mwakurikirana ibikorwa by'imba ndi kubagezaho umunsi ku munsi hano kuri Vinkimpa. Icya kabiri ngusaba ni ukuba wakora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana n'ibikorwa byose tuba tukubagezaho umunsi ku munsi. Icya gatatu ngusaba ni ukuba wakurikirana filime yacu Ibanga, episode yose ya filime yacu Ibanga. Guys, Niyori ntabwo tuzi ko afite uburyo bwo kuba yagaruka mu cyaro agakura n'umukunzi we. Nyambo nawe ari mu gahinda, nagaze ukuntu yahura na Niyori. Tereza we nakarusho, nagaze uburyo yahura n'umuhungu we. Ntabwo uburyo buhari bwo kuba yahura n'umuhungu we bwapfa kuba bwashoboka. Ntabwo tuzi ko Kiramani nako Yves yemera kuba yarekura Niyori akajya guhura n'umukunzi we cyangwa se umubyeyi we. Ntabwo tuzi ko Yves yareka Niyori akaba yahamagara mu cyaro akaba yababwira amakuru yafite mu mujyi. Ntabwo tuzi ko Yves icyo kintu yabasha kuba yagikorera Niyori ngo kimunyure. Ntabwo tuzi ko Yves iryo kosa yarekora ryo kuba yashakisha uburyo yahuza Niyori ndetse na Nyambo. Ntabwo tuzi ko Yves icyo kintu yagikora. Yves umutima mubi afite ni ukuba yahemukira Niyori, ndetse akamubuza buri kintu cyose cyagiye kimubaho cyiza. Turabizi ko Yves umugambi mubi afite no kuba yatererana Niyori, ndetse akaba yamuta mu mage, akaba yamusigira agahinda ku buryo Niyori kino kintu kizamubaho ari mu mujyi atazapfa kuba kibagiwe. Ntabwo tuzi ko Yves yakagombye kuba yagira umutima mubi bigeze hano bene kano kageni ku buryo yahemukira Niyori akagera naho amubuza uburenganzira bwe bwa muntu. Guys, ntabatindiye rero, murabizi ko ibikorwa byose mba ndi gukora umunsi ku munsi mba ndi gukorera. Murabizi ko mba ndi hano kugira ngo mbe nabagezaho ibikorwa byose bibera muri filime yacu Ibanga. Icyo ngusaba ni ukora subscribe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose bajya kubagezaho umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri ngusaba ni gutanga ibitekerezo byawe, ubundi tugakomeza tukagendana mu bikorwa byose tuba kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, rero
nagutindiye twongere duhure kuri indi episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari.